urugamba rw'ubuzima uko waba ungana kose, imbaraga wagira, urugamba rw'ubuzima ni ikindi kintu kindi udashobora gukinisha gutsinda. Harabaho bimwe ugira ngo birakemutse, ibindi bikabije mu ubwo buryo. So bivuga ngo rero nta na rimwe umuntu ashobora gutsinda urugamba rw'ubuzima. Nyamuneka urugamba rw'ubuzima nuko isi twayisanze, tugomba no kuyakira kuko niko isi yubatse, niko ubuzima bwubatse. Urugero umuntu araba afite ibyo afite uyu munsi, cyangwa se reka duhere ku mukene bakunze kwita ngo umutindi, cyangwa se umutindi nyakujya, bitewe n'ukuntu abantu bashobora kubivuga. Ubundi bwa no kuvuga ngo umukene cyangwa se umwe bita ngo umutindi nyakujya, niba umuntu hasi udafite icyo afite, udafite intangiriro, udafite ikintu na kimwe. Uriya muntu rero umuntu ahera ku rwego umuntu yihiringa, umuntu akagira ate, hari abavuze ngo ni ukurya tabati. Tabati rero baje hagaruka kurya capati, nyamuneka no kurya tabati. Tabati rero bivuga ngo ni ukugira ute, ni ukukomeza uzinduka ugenda ntayo nayo gutega ufite kugira ngo ubone ko wabona ifunguro rigutunga. Ukiga uzenguruka imihanda yose kugira ngo ushakishe icyo kurya. Kigali yose ugasaba imarishije amaguru uyizenguruka, birabyita ngo ni ukurya tabati rero. Ntago ari ukurya ka capati. Hari wabivuze ngo ariko ngo iyo bavuze kurya tabati saga capati bavuze mbasha. No kukubita ikintu no kugenda igitsi, ubone inkweto igahinduka inyusi. Amara guhinduka inyusi, yamara ibyari inyusi nabyo bigahinduka umushire. Nyuma y'ibyo byose rero inkweto igatoboka amana gasohoka. Ni iki? Ni imvune za tabati rero, ntago ari imvune za capati. No kuvuga ngo rero ibyo byose rero bigerwaho mu rwego rwo kujya. So uhere kuri urwo rwego nakubwiraga rero, ukazamuka ugakomeza ukubaka ibyo uri kubaka, wagomeza ukabyubaka. Hari level utsinda, ubuzima bugatangira buza, utangira kubona ku dufaranga gake gake kugeza igihe uzagira amasoko n'amasoko, ukagira imiturirwa n'imiturirwa n'amaduka n'amaduka. Izo zibarwa nka level wagiye utajya. No kuvuga ngo umukino w'ubuzima cyangwa se uko ubuzima bumeze nka nimba tujya tureba izi games, abantu ba ma video games abantu bakina ku ma telefone cyangwa se ku ma tablet n'izindi zitandukanye. So nuvuga ngo rero izi games abantu bakina, urabona ko kugira ngo utsinde game ya mbere cyangwa utsinde umukino wa mbere twita on level ya mbere, baguhinde level ya kabiri. Nuko ugomba kubanza gutsinda ya mbere ukajya kubona kujya ku ya kabiri. Niko n'ubuzima bumeze. Ntago baguha level, ntago waba uri gukina kwizi game nyine, ntago wakina level ya mbere